Mbifurije kugubwa neza mwese mukunda ibiganiro kuri Rundas Sport Channel. Ndizera ko meze neza kandi ibyo mukora byose bibahira. Mukomeze mukore subscribe, ibitekerezo byanyu mubishyireho, mu sharing inkuru tubagezaho, ari nako mukora like. Abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, mwese ndabifuriza kugubwa neza. Abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane Afurika, i Burayi, ku mugabane wa Aziya ndetse na Oceania, mwese nizera ko mumeze neza. Abakunzi bacu barimo Bahati Jean Bosco, Hakizimana Jean Damour, Hakizimana Jean Baptiste, mwese n'umudamu wawe nkaboneraho no kumramutsa, ba Minani Rando, abitwa ba Scovia, ni benshi bijya mbibona rwose ko muduha ibitekerezo ndetse na comment mugakora comment, mugasharinga n'inkuru, mukanakora subscribe. N'abandi bataraza mwese ni muze. Amakuru y'imikino yo tuba tubafite ku bwinshi kuri uyu munsi. Ikigezweho gikomeje kuvugwa cyane ndatekereza ko kigomba no kumara igihe, ni umukino uzahuza ikipe ya Rayon Sport na Kiyovu. Nkakubwira ko rero muri Rayon Sport hari amakuru meza aza kugarukaho yuko abareyo bongeye guhura, bari bariremye ibice bongeye barahuzwa. Leta yakoze ibishoboka byose irabahuza, Muvunyi na Sadat. Ku munsi w'ejo hari uwabitubajije, ariko bihuza nuko ikiganiro cyakozwe. Ubu rero niyo nkuru iri hano mu Rwanda yuko abareyo bongeye guhuzwa, by'umwihariko abari barayigizemo ibice, ngo abasaza baraha, ngo bayoboye Rayon Sport, ngo bwinshi special team, ugasanga buri wese arakora ibye, ariko kugeza ubu ngubu bakaba bamaze gushyira hamwe ubunzi ubumwe ndetse na disikuru zatangajwe. Yewe hari n'ibyo leta yabasabye tuza kugarukaho muri iki kiganiro. Uko rero nibyo turi buze kwibanaho cyane, ariko ntitubuza no kuvuga kuri Kiyovu Sport. Iyi Kiyovu Sport nayo muri uwo mukino uri gutegura yaritegereje ko witwa Musengo aza, ariko akomeje kubarerega, na n'ubu ntawe uhari. Bamwohereje amafaranga, arabacurikanga abereka ko ubu itike ye yaboneka ku cyumweru. Ibyo nabyo turaza kubigarukaho. Iyi Kiyovu Sport nayo itaramenya aho ihagaze, niba ariko umuntu yaba abivuze. Araza no kukubwira ku Mavubi. Aya Mavubi nayo ari gutegura umukino wa CHAN, ngo kujya mu mikino ya CHAN izabera muri Kenya, Tanzania ndetse na Uganda. Ku munsi w'ejo bakazaba bakina n'ikipe ya Djibouti. Umukino ubanza mubyibuka ko byabaye 1-0. Hanyuma ngo ni Burayi turaza kugerayo, tubabwire ko uwitwa Ruben Amorim akomeje kuvugwa cyane ko muri Manchester United agomba kwigabamo rwose, akayitoza. Bamaze no gusezera Abanyaportugal, bavuga ati ndigendera, cangiye kwihahira jewe niko nabaye. Hanyuma ari nako ikipe ya Arsenal nayo ivuga iti uwitwa Bukayo Saka ari tayari, ameze neza. Ubwo rero mbabwire nti mukore subscribe, sharing inkuru tubagezaho, video tuba twateguye, ndetse yewe n'ibyo bitekerezo byanyu mukomeze mubinagaho kuri Rundas Sport Channel. Ubwo rero mbizera ko rwose byo mugomba kubikora. Ndabibabwira rero tugiye kuganira kuri Rayon Sport. Rayon Sport iri gutegura umukino wa Kiyovu, ariko nababwira ni Rayon Sport iri mu bicu, haba mu kibuga ndetse yewe no hanze yacyo, kuko ibyari imbogamizi zamaze kuvanwaho. Uti impamvu zavanwaho rero nuko ikipe ya Rayon Sport icyayiranze mu myaka hafi, navuga ubwo turi muri 2024, reka mvuge imyaka nka hafi 6 ishize cyangwa se 5. Hagati aho nuko Rayon Sport yari yamaze kwerimamo ibice, ndetse bikanatuma rimwe na rimwe itagira umusaruro. Hakaba hari abantu bari barirukanwe muri Rayon Sport barahejwe, ntabwo ni bisubira inyuma. Nabo bita abasaza bavuga ba Muvunyi, Rwagacondo, Gacinya, Tadeyo n'abandi muzi batari bakiri hafi ya Rayon Sport. Abo ba Prosperi, abo bose basa n'abari barahejwe, ba Friti bari barahejwe rwose ku mugaragaro. Ubu ngubu rero imiryango ikaba igafungurwa ku mugaragaro. Ntabwo ari byari abasaza bakoreraga mu bwihisho, reka mbyite gutyo, bagakorera hano ruguru ku Irebero. Ubu niberengeye muri Esperance, bo bakoreraga hariya ku Irebero akanama rwose, bavuga batereka twiyungunganye dufashe ikipe yacu, ariko bikaba ari ibintu bitari byemewe na leta. Ariko ubu ngubu rero leta yamaze kubafungurira imiryango, ndetse yabikora n'ikintu gikomeye, ibahuza n'abandi bari baravuga bati ni twebwe tuba twasigaye kuri Rayon Sport, cyane abarangajwe imbere na Sadati n'abandi ba special team. Yamaze kubahuza rero, bakora inama irababwira iti, ndavuga leta cyangwa se inzego za leta, Minisiteri ya Siporo n'urundi rwego rukomeye cyane muri iki gihugu, mwese muraruzi, ntabwo ndi burusubiremo, ariko rurazwi urwego ruyobora igihugu birumvikana nyine. mwese
se ntubyumva. Bamaze no kubahuza barababwira bati ubundi murafiki Rayon Sport ni iyawe wowe Muvunyi, wowe Sadati, Rayon Sport urabihihibika n'ubeshya bivuga ngo nibi ni iyawe, mwese mwashyize hamwe mugasenyera umugozi umwe mugafasha iyo Rayon Sport muvuga ko mushaka gufasha. Bamaze rero kubahuza uko byagenda kose iriya ni gasopo barabwiye bati umuntu uzongera no kuvuga ngo aragenda ibice barajya ku ruhande bishobora no kuba byananirwa nabi. Ibi niko umuntu yavuga muri Rayon Sport basa naho bamaze gufata icyo cyemezo. Nakubwira ko rero mu nama yabaye ku munsi w'ejo yabaye ku wa mbere mu mbabarire niho ubundi byatangiye nubwo bitahise bimenyekana, ariko iyo Minisiteri ya Siporo ndetse n'urwego rw'igihugu rukomeye cyane Rusororo bakaba barahamagaje abo basaza bagira inama barabwira ati mushyiramo mubake ikipe ya Rayon Sport, ariko bakorera ikintu gikomeye burya nacyo gikunda no kugorana. Barabwira Rayon Sport murabizi ko tumaze igihe tuvuga ko harimo ibibazo bya recruitment zitarahabwa abakinnyi. Urwego rero cyangwa se izo nzego zemeye ko ngo zizakora ibishoboka byose zizanyura mu nzira zitandukanye, burya baba bafite inzira nyinshi banyuzamo bashatse gufasha ikipe ikaba yabona amafaranga. Rayon Sport bayemereye ko bagiye kwishyura amadeni yose Rayon Sport ibereyemo abantu cyane abakinnyi, hanyuma uzayobora wese agatangirira kuri zero. Hanyuma uzayobora rero azaturuka nabyo mbeka mbivugeho. Uzayobora Rayon Sport azaturuka mu nteko rusange yamaze no gutumizwa mu kwezi kwa 11 nibwo igomba kuzaba. Iyo nteko rusange ari kwizaba amategeko yabanje kuvugururwa, amategeko akavugururwa, ikipe ya Rayon Sport ikabona ubuyobozi buyibereye buturutse mu bashobora kuzatorwa, haba bavuye mu basaza cyangwa se undi watorwa uwo ari we wese. Ubu ngubu icyo bita umuziro, cyo nakwita umuziro cyamaze kuvaho. Gacinya aramutse atowe yayobora Rayon Sport, Muvunyi aramutse atowe yayobora Rayon Sport, Super yayobora Rayon Sport, Rwagacuru yatorwa kuyobora Rayon Sport, Freddy yaba mu rwego rwa Rayon Sport, Sadati yayobora Rayon Sport yaba mu rwego ruyobora Rayon Sport. Ndabizi ko hari abantu vuga bati ntabwo tumwemera, ariko ubwo nyine yatowe se mwamucitira he yabayoboranye. Ikiriho nuko umuziro wamaze kuvaho, amategeko agiye kuvugururwa. Cyane ni mwavuga ngo amafani club n'abayobora amafani club nibo bazajya bitora ubuyobozi. Oya, aba basaza nabo bagiye kwemererwa, ndetse we hashyizweho na komite igomba gucunganira no mategeko yavugururwa ayobora ikipe ya Rayon Sport. Reka mbwire ko inteko rusange izaba mu kwezi kwa 11, ikaba mu kwezi kwa 11, ariko nyuma yaho amategeko azaba yamaze kuvugururwa. Ubu rero rwose ku munsi w'ejo nagira mubwire ngo bakoze n'inama bongera kubivugurura bavuga bati ubundi twapfaga iki. Nabakubwiye bagiye bagaragara muri iyo nama, ubwo nari nibagiwe Munyabagisha Valens nawe wigeze kuyobora Rayon Sport. Mbese abo muzi bigeze kuyobora Rayon Sport, babandi bigeze kuba bari hafi ya Rayon Sport bakanayifasha bakanaha amafaranga. Mu by'umwihariko nzi ko abakozi ba Rayon Sport bahita bumva icyo bitaga imena za Rayon Sport. Imena za Rayon Sport nizo zari zihari, ndetse yewe nabo ba Sadati nababwiraga bose inzego za leta zibabwira ziti ubundi murapfiki, ariko kandi nanjye nkababaza ubundi bapfaga iki. Rayon Sport ni yabo muri bariya bose nta washinze Rayon Sport, bose baje bayisanga. Ariko ugasanga ati Rayon Sport ni yanjye, undi ati njyewe nanjye ni Rayon Sport ni yanjye, njye wikunda. Ukibaza uwayishinze muri bo bose niba niba bifuza kwiteza imbere bakaba bayiha amafaranga igakemura ibibazo irimo, aho kugira ngo bareke cyangwa se bahore bajyana bashwanyaguzanya nk'abana rwose bakina ubute. Ubu rero Rayon Sport nababwira nti igiye kujya ku murongo, ndetse we n'uzayicira cyangwa uzayivangira noneho hari leta ishobora kuzamufatira ibyemezo kuko izavuga iti ni we wananiranye. Sadati nananirana bizagaragara ko ari we wananiranye, Muvunyi nananirana. Burya mw'abantu mwiyego abantu barashwana, ariko ibintu byaje muri leta bakanahabwa n'agasopo, noneho bose ari hamwe nkuko bari barahawe agasopo bakajya kuri Rayon Sport, nibo bahawe go ahead. Uzavanga ntekereza ko azafatirwa imyanzuro ikomeye, bitaba nka bya bindi by'abanyarwanda bakunda guhura bakaryajyana bakabeshyana. Sadati akabeshya Muvunyi akabeshya Sadati. Ejo bari no mu rugo rwose kwa Muvunyi bahakorera ikiganiro na Rayon Time niba ariko nabyita muri cya kiganiro cyabo, bigaragaza ko mu by'ukuri imbaraga noneho zigiye kujya hamwe. Ese baraza
gukandira kuri aperi, kuko muri iyi minsi ya aperi, muri iyi myaka aperi yari yarabazengereje rwose, nta Rayon Sport ntawe ukibara ko yacarenjinga aperi bijyanye nuko bo babo birirwaga bashwana baryana bacagurana. Ubwo rero Rayon Sport kandi bikubitirana nuko muri iyi minsi nayo imeze neza mu kibuga, abakinnyi bayo bari gutsinda, bari kwitwara neza. Ubwo birasobanura ko niba abakinnyi beza babonye nibabona ubuyobozi bwiza bizajya ku murongo. Ubwo rero reka mubwire ko inteko rusange yamaze kwandikwa iranatumizwa, ibaruwa rwose baraye bayanditse, babasaza kandi babigizemo uruhare. Ubwo ntekereza ko byanze kunze niyo Rayon Sport yabo bayihawe, nta rundi rwitwazo. Umushinga wabo nawo wemewe, bagiye kuwiga, nta mafaranga ya rukritoma batinyaga leta igiye kuyishyura, niba ariko nabyita, cyangwa se nitanayishyura izayanyuza mu mishinga ituma Rayon Sport ibona amafaranga. Hanyuma ibyo byose bababwiye bati n'abantu mwe nitwongera kumva ibibazo byanyu mwazanye muri Rayon Sport, iyo Rayon Sport mwatakaga turayibahaye, nimuyica mumenye nibwo bwa mbere n'ubwa nyuma tubahaye gasupu, nimuramuka muyishe ibyo bizababarweho. Ibyo rero n'ibindi mu ikipe ya Rayon Sport bakaba banaboneyeho kubwira Kiyovu ko ngo bazayibabaza uko byagenda kose. Ibi byatangajwe n'Umuvunyi. Ubwo rero Umuvunyi batangaje ngo bagiye kugena prime yihariye bariya ni abanyamafaranga byanze bikunze ngo bari gutsinde ikipe ya Kiyovu Sport. Iyo ni Rayon Sport. Ntekereza ko ubu n'abafana bayo kuva bumvise iyi nkuru, ntekereza ko kuwa gatandatu ku isaha ya 12 stade izapfuka ikuzura. Navuga ni Rayon Sport iri mu buryo. Ni minisiteri yari imaze igihe yiga uburyo ki, ndetse na RGB biga wiki Rayon Sport yazayoborwa. Navuga ni bisa n'ibyari byaragoranye, ariko basanze uburyo bwiza kandi nabwo bwagakwiye bwarakoreshejwe kuva kera no guhuza abo bantu batajya imbizi. Ahubwo njye navuga ni leta ni mu bikore no mu makipe yose, izo za Kiyovu biriko bacagagura ba General ba David ba Juvenal abo bose niba bakunda Kiyovu, ni mu bahiga supu mubona bihanangirize, mu bashyire ku murongo bose mu bahuze, uzavanga nyuma yaho mwabahujije uwo nguwo muzamufate umuntu amushyikiriza inzego niba ariko nabyita, kuko bene uwo nguwo ubabaza abafana, yaba izo za Kiyovu Sport, yaba izo za peri, umuyobozi ubabaza abafana izo za Mukura, aba ari gukina n'amarangamutima y'abantu, ababaza n'abantu benshi, atuma imitima yabo yangirika. Ubwo rero ni ibyo ngibyo byo muri Rayon Sport. Ubu Umuvunyi nongere mbisubiremo, yemerewe kuba yatorerwa kuyobora Rayon Sport. Rwagacondo yatorerwa kuyobora Rayon Sport, Freddy yatorerwa kuyobora Rayon Sport, Prosper arabyemerewe, ndisize ninde Sadati yemerewe gutorerwa kuyobora Rayon Sport. Impamvu nseka nuko bavuga ati reka data n'undi wese, yaba ibyo bya special team, yaba mu basaza, yaba avuye mu bafana, uwo nguwo yakwemererwa kuyobora ikipe ya Rayon Sport. Ubwo n'abandi wenda bayobora ikipe ya Rayon Sport mu gihe cyose inteko rusange mu kwezi kwa 12 mu kwezi kwa 11 imiyoborere izaba yateranye ikabatora. Ubwo nababwiye ko abakinnyi bo bose bameze neza kuri Kadim Diaye, bakomeza muri defense bamurenga, nubwo bagomba kujya gukina amavundo ariko bajya muri Rayon Sport, ariko ni bazima. Ba Omar Nying, ba Diagne barahari, Simon Mabri yarakize, Bugingo Hakim ndetse na Eliya Ganijuru ni bazima. Wagira hagati mu kibuga Aruna Macariwa yarakize, ugakomeza Kanamugire Roger, ndetse wenda Sefu we aracyarahonga ariko fitness ni ikibazo. Ugakomeza ukagera kuri ba Rukundo Abdurrahman bitewe n'icyo umutoza yifuza. Keve agomba gukina Amavubi. Wakomeza ukagera kuri ba Fangani uri kwitwara neza, ndetse na ba Kanga Elenga Kanga. Ugakomeza ukagera kuri ba Adama Bagayoko ndetse n'abandi bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Bose bameze neza, ndetse no kubuyobozi nyine birumvikana ko umwuka ni mwiza muri Rayon Sport mbere yuko bakina n'ikipe ya Kiyovu Sport. Iyi Kiyovu Sport nayo irakishakisha niko nabyita, abagerageje gushaka abakinnyi babagarura mu myitozo, ariko witwa Musengo yababereye ibamba, ababera kara kajya he kugeza ubu ngubu. Babamutujeho aho yibereye, bamwohereza n'amafaranga, ariko yamaze kubabwira ko itike izaboneka ariyo ku cyumweru, ukuntu ari igisambo. Ababwira ko itike izaboneka ariyo ku cyumweru, nabwo agiye kubabohereza amazina ataraye kuri iyo tike. Bati se wowe uzaza ku cyumweru ko tubona n'uwo utari Musengo bimeze bite? Ibyo nabyo ni bivuga mu ikipe ya Kiyovu Sport.
reka tukanakubwire ko kugeza ubu ngubu amafaranga barayamwoherereje mu minsi iri imbere ndaje nzababwire n'ibisambo byo muri Kiyovu Sport, kuko amafaranga bayanyereje ku muntu wo muri Kiyovu Sport avuga ko azayamwoherereza kandi bo barashaka kumugurira itike. Ubwo rero wasanga ari nabo abo bantu babuze muri za Kiyovu Sport nabo bagenda bavangavanga ibintu. Ibaze nawe umuntu yamuhaye ngo yajyane, nawe yabuze mu buyobozi bwa Kiyovu Sport umwaka ushize, ariko ntayagesheje cyangwa se barakurwanye kuko Musengo bamutumijeho igihe kitari gitoya yanga kuza. Abandi bakinnyi bo barahari twarababwiye, Bambunyi baragarutse, Ndizeye Eric yaragarutse, Kanava yaragarutse, DM yaragarutse, ariko n'ubundi ni Kiyovu idafite Mediane, idafite Utirigongo. Niyo mpamvu dusesengura tuvuga tuti gutsinda Rayon Sport byagorana, icyo ukaba wakimenya. Nubwo wenda Juvenal yakomeje guhiga avuga ngo nagaruke, ubuyobozi bwa Kiyovu Sport amakuru nkuru bavuga ko bagiye kwamagana ibyo bintu Juvenal yatangaje yigira umuyobozi kandi atari we, ariko byose turabitegereje. Gusa niyo banayimuha abantu bari bazi bati se yahitsinisha iyihe turufu abakinnyi bari babandi. Ibyo ni ibyo gutegerezwa. Amavubi rero nayo ku munsi w'ejo afite urugamba n'ikipe ya Djibouti. Ni Amavubi yatsinze igitego kimwe ku busa mu mukino ubanza, ariko abantu barasesengura ko bati se uyu mutoza Torsten Frank Spitler uyu mukino yaba ajyabigizemo uruhare kugira ngo ikipe itsindwe? Ibi byose ni ibyibazwa. Ati se yaba ari ifite inyungu ki kugira ngo iyo kipe itsindwe? Ariko ukareba amagambo yatangaje nk'uko twabigarutseho, nayo agasa naho ashyira abantu mu rungabangabo. Hari n'abantu bavuga bati none ko n'ubundi betting yasa kumwe n'abazungu yaba yarabetinze. Ariko muri ibi byose tuzabibona ku munsi w'ejo. Gusa na Ferwafa n'abantu bose baravuga bati ntabwo Djibouti ariyo kuba yatsinda ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Ibyo ni ibihari. Gusa ngarutse gatoya muri shampiyona wenda y'umunsi wa 8, nkongera nkababwira uko zitegerejwe wa gatanu ni Gasogi na Etincelle, ku wa gatandatu Bugesera na Musanze, Bugesera nayo izakina Bugesera ikine na Musanze, Amagaju kimwe na Fizio, hanyuma Polisi kimwe na Rutsiro, Rayon Sport kimwe na Kiyovu nk'uko twabivugaga. Kujya ku cyumweru buri izakina na APR Football Club, nayo ubwo abakinnyi bayo mubwire ko bahari bose bameze neza. Nambauma yaragarutse, ubwo n'abandi bose ni bazima, zari ko zitwara imbere ya Gorilla nayo muri iyi minsi imeze neza. Marine na Muhazi nazo zigakina, mu gihe Mukura na Kigali nazo zizakina. Ibyo ubimenye rwose unabyiteho. Hanyuma ikindi naba nakubwira ni kimwe, nuko ku mugabane w'Uburayi witwa Ruben Amorim, uyu wamutoza nababwiye wa Sporting Lisbon, rwose muri Manchester United nta gisibya agomba kwitoza. Baravuga bati uyu ni umutoza ukiri mutoya kandi ushobora kugira icyo atugezaho, tukaba kubaka Manchester United y'ahazaza kandi nzima. Mubwire ko na Manchester City nk'uko nakomeje kubikubwira nayo yamwifuzaga, mu gihe Arsenal nayo ikomeza kuvuga ko witwa Bukayo Saka ari mutaraga rwose mu mikino iri imbere. Nubwo wenda kuri uyu munsi bakina na Preston North End ashobora kudakinishwa, batereka tumuzigame, ashobora kutaza gukinishwa, ariko baravuga ko ari muzima. Hanyuma reka nkomeze ku nkuru yitwa Jose Mourinho, uyu nguyu akaba yongeye kuvuga ati bitinde bitebuke, bitinde bibanguka, ariko ngiye nzongera gutoza iki mu gihugu cy'Ubwongereza, munyitege. Ayo rero namwe mu makuru tubabwira tubafitiye. Ubwo mwebwe mukomeze gukora subscribe, ibitekerezo byanyu mubishyireho, abo mwifuza ko tubashakira ndetse n'ubucukumbuzi mwifuza ko dukora tuzabubakorera kuri Rondas Sport Channel. Mukore subscribe, mushyire ibitekerezo byanyu, musharinge inkuru tubagezaho, byose tubikora ku bwanyu. Ubwo namwe ibitekerezo byanyu turabitegereje kugira ngo turusheho kumenya ibijya mbere mu isi ya siporo. Murakoze cyane, murakarama.